Bruce Melodie bimurangiriyeho. Niba bitamurangiriyeho rero mumenye ko Bruce Melodie agiye kuba umuhanzi uri mu bambere muri East Africa, by'umwihariko mu Rwanda araba ari umuhanzi wa mbere bidasubirwaho. Niba Bruce Melodie atagiye kuba umuhanzi uciriritse mu Rwanda, agiye kuba umuhanzi utageranya n'uwari we wese hano mu gihugu cy'u Rwanda, ikindi akaza mu bambere muri East Africa. Mu bisi yashize nibwo twabonye video n'ubufoto bugenda bucaracara ku mbuga nkoranyambaga bugaragaza umuhanzi bita Bruce Melodie ndetse na Diamond bari muri studio, hari n'umuhungu wacu Kivumbi King. Ibi ngibi rero byahise bituma abantu bacika urondogoro, baribaza bati ese bigenze bite, bagiye gukora iki? Abantu bati indirimbo igiye gukorwa, hagiye gukorwa indirimbo hagati ya Bruce Melodie ndetse na Diamond Platinumz. Amakuru mutamenye rero nuko iyi ndirimbo ya Diamond Platinumz ndetse na Bruce Melodie yanditswe n'umuhanzi bita Brown Joe. Uyu Brown Joe rero muramuzi cyane kuko afite indirimbo yakoranye na Davido ndetse n'abandi, indirimbo yaje kuba hit, yari remix. Mujye kuri YouTube muyirebe neza, murahita mubona ubuhanga bw'uyu mugabo bita Brown Joe, murahita muvuga muti ese niki uwo bita Bruce Melodie na Diamond bagiye gusohora, cyanditswe na Kivumbi King, cyandikwa na Brown Joe, cyandikwa na Diamond Platinumz, cyandikwa na Bruce Melodie ndetse n'abandi tutagiye tumenya, tuzagenda tumenya nyuma. Wibaze ngo bagiye gusohora iyihe ndirimbo? Gusa ikintu ugomba kumenya ni kimwe gusa, iyi ndirimbo ya Bruce Melodie na Diamond niramuka isohotse ikaba flop, ikintu kizaba nuko Bruce Melodie nta muntu n'umwe uzongera kumugeranya na The Ben, kubera ko The Ben azamukubisa inshuro, kuko The Ben yakoranye indirimbo na Diamond Platinumz iza kuba hit, nubwo itabaye hit cyane ariko yabaye hit. Iyo ndirimbo yitwaga Why, ndakeka murayizi cyane, n'aka kanya murayivibinga. Noneho rero uwo bita Bruce Melodie naramuka akoze ikosa agasohora indirimbo ntibe hit, ikintu kizaba cyo nta nubwo bazongera kugiranya Bruce Melodie na The Ben, kuko The Ben azaba agaragaye nkaho ari hejuru cyane ya Bruce Melodie. Iyi rero ni indirimbo izaba ishoyemo amafaranga menshi cyane ku ruhande rwa 155am. Ni indirimbo izaba yarashoyemo amafaranga menshi cyane, kubera ko njya amakuru mfite nuko nta munyarwanda n'umwe uzakora kuri video ndetse na audio mwamaze kubibona ko izakorerwa muri Wasafi Records. Urumva rero nta muntu n'umwe wo mu Rwanda uzakora kuri iyi project usibye umuntu bita Kivumbi n'abandi bakeya. Gusa ikintu kijyanye na video n'ikintu kijyanye na audio, ibyo ngibyo byo abanyarwanda babibuzeho ikiraka kuri iyi ndirimbo ya Diamond ndetse na Bruce Melodie. Rero bafana ba Bruce Melodie musengera umuntu bita Bruce Melodie, mumusengere cyane, iyi ndirimbo ye izakundwe cyane, kuko nidakundwa umuhanzi wanyu ndakubwiza ukuri ibintu bizaba biri kumurangirira, kuko yakoze amakorabo menshi, yakoze korabo nyinshi zagakwiye gutuma aba yarageze ahantu agomba kugera. Mu musengere na ngubu rero ntibigende nkuko byagenze. Umuntu wakoranye korabo na Joboy agakorana na ba Harmonize bikaba flop, byose ntihagire ikintu kivamo. Musenge cyane kuri Diamond Platinum Simba, ibintu bize bimeze neza. Bibutsa gukora subscribe kuri iyi channel yitwa Mega TV Rwanda, niho usanga amakuru ayo ariyo yose ajyanye n'imyidagaduro kandi 5 kuri 5. Naho njyewe banyita Ibel.